Dutanjanye n'abana babiri bavukana na abakobwa bari mu nzu bari kwitegura haro bari bagiye. Uyu mukuru bamwita NJ, uriya muto wicaye bamwita Dami. Ise wabo yarari mu kazi biza kwanga sezera akazi, ngusezera akazi yaraje abibwira umugore we, mukubwira umugore ako kanya yasamuhereza impapuro zo gutandukana, bwatumva nago nabana nawe. Umugore nuko yatandukanye n'umugabo, gusa Dami yasiganye na se NJ ajyana na nyina. Ibyatinze NJ yaje kubwira Dami gatumva, ese waje tukajyana na mama ko mama yashatse umugabo mu kira akaba bameze neza, atoretse na papa udafite ikintu na kimwe abasha kuba yakora. Ati waje tukajyana tukabana na mama kari byo byiza cyane. Urebe barakwereka ako kanya Dami yasafata NJ mukuru amgatumva ibintu uri kumbwirana ubugoryi. Urebe barashwanye mu gushwana. Ise wa Dami nanone yaje gukora impanuka barabanaga. Dami cyo yakoze se agenda ajya kubana na nyirakuru. Mu kubana na nyirakuru yakomeje kumuturishana. Byatinze uko imyaka kagiye kicuma, Dami yarakuze ndetse na NJ barakura. Barakwereka Dami yari mu buzima buri aho ngaho buciritse, gusa NJ mukuru we ari mu buzima bwiza cyane. Umwaka kugera muri bathtub, unda kogera mu ibase, nibwo buzima yari harimo. Uwo ni Dami, ni mu buzima bwa gikene, niwe mutoya. Barakwereka breakfast ya Dami yabaga ari ibiryo birango biciritse, ibiryo birango bya feke, gusa bakakwereka inkweto za mukuru kabana ni nziza cyane, akiza Dami zo zari ziraho ngaho. Urebe bose babaga barakwereka ibipangu bavagamo. Barakwereka Dami we yabaga mu kazu karaho ngaho gusa ka feke, gusa mukuru we NJ barakwereka igipangu yaturukagamo cyari cya danje, gusa Dami akagera n'amaguru. NJ we yari afite imodoka agendagamo kubera ko nyina yarashatse umugabo w'umukire ari naho yabaga. Ibyatinze yakwereka hano Dami yaraje yicara aho ngaho afata urukweto rwe agira ibyo yandikaho. Mu kugira ibyo yandikaho ukujyana filime akantu ku kandi yaraje ahuhaho. Mu guhuhaho yari yicaye muri toilette, yaraje mu nama. Inama yarajemo sinzi ngo ni ibiki kucyane filime akantu kandi we nta ikigucira ukanya. Dami yahise avayo atayikomereza aragenda. Ukurikirane ntago arabona na mukuru we, harashize igihe kinini cyane. Urebe ibintu byatinze yakwereka hano mukuru we NJ aho yari kwifatira amaserifa ameze neza. Byatinze baje mu nama za business. Ukurikire barakwereka NJ we yaje nk'umushyitsi mukuru, gusa Dami we yaje ari umuntu uranga uciriritse. Byatinze batangiye kwaza ibibazo. Dami aravuga ati mvese NJ ntago ugeze utumuvandimwe wawe kubera amafaranga. Ati igihe kintu watubwira, ati nimba ari cyo kintu cyatumye ugenda ukora muri business. Ati ibyo ngibyo, ati byabaye atariki byabayeho ntago bihure n'ibi ngibi. Byatinze bose baza kwicara baravukana, baje kwicara baravukana banga batumva, ese kunsebya kuri amvaga ibyo byiza cyane kurushaho. Yasanga ati ntago nagusebeshe ariko nose ntango wadutaye ngukeneye iby'amafaranga. Urebe barakwereka Dami we yize yambwa tumva nge nibana na nyogokuru twa twicuruza tubyo twara ku muhanda. Uri byatinze akomeje kuganira bagana bose n'abavandimwe, gusa NJ we yanze kuva kuri se. Bakimara Isa nyina kimara kumwanga ngo nta mafaranga afite, gusa NJ wese atandukana nase ajya kwibana na nyina akora ko nyina yaramaze gushaka n'umugabo ufite amafaranga. Ko kanya NJ ngo tumve ubuzima bubayemo nuko bana aribwo koko hati wabundi ko bikiri byiza waje tukabana na mama kashatse umugabo ufite amafaranga kubona amize neza nanabayeho neza. Ntibyatinze barasoka nyanga tumve biri kumbwira ntago byakunda pe, ntago yambwa tsundi ufite boyfriend. Urebe icyo kibazo NJ yabajije muri umuna we Dami agatumva rwose mfite boyfriend, atamwita David. Urebe ntibyatinze yahise nja mudo gusara kumwemeraho Dami nta mushera afite. Yambwa ati wo David rero ati ni umustar kandi afite na business akoramo, atafite amafaranga menshi cyane rwose. Nanjye nabonye umusoro nkunda birenze. Urebe byatinze se ati afite umusoro gukunda kwa wambaye inkweto zimeze gutyo, kwa wambaye gutyo biciritse. Ati byo ni ibintu bitumvikana rwose. Ati gusa nakubwiza ukuri wahombye byinshi cyane. Ntibyatinze gusa Dami mukuru agiye mu modoka ngagende. Barakwega Dami yase yitambwe gatumva isi kujya he. Yasabwa tumva ko ndagutumiye rero atuzaze nkwereke boyfriend wanje wo David ni mujyango ndakubeshya. Urebe wo David arazwi kucyari filime akantu kandi byatinze akwereka gusa Dami yicaye ku muhanda. Barakwereka hari umusore amonye mu kumubona yagiye amukurikiye kugera amukurikiye yahise abona Dami agiye ku muhanda ahanacururiza aho bacuruza utubyo ku muhanda. Barakwereka kanya umusore atangiye kwibuka nawe akiri muto uburyo n'amafaranga baga afite, akareba abantu bari kurya za hot dogs, yareba abantu bari kurya za hot dogs akitegereza akabona nta mafaranga afite. Umusore nta yari afite wo kuba. Barakwereka iryo joro agenda yagiye anyagirwa mu kunyagirwa, gusa yahuye na nyirakuru wa Dami aramubwatumva nyirakuru Dami ngafise wa musore ufite ahantu ba atumva ndafite rwose nta n'ikibazo mfite. Ati ngemeze neza ngatumva wimbeshya. Ati nta hantu ufite wo kuba. Ati genda urara hejuru hari urufunguzo. Ati ugenda uri mu nzu yanjye uharuhukira. Ati ngiye mbaye ngiye. Byatinze barakwereka nyirakuru wa NJ yase komereza aragenda.
Wadami yasa caragenda mu kugenda kure ku musore koko nta no yafite yo kuba nta n'amafaranga yafite yo kurya. Byatinze raje muri yanzu yawo mukecuru barakwereka bari harimo nuko kurya yasanze hot dogs arangije aririra amera rese gusa yagiye ku ruhande abona igikombe umukecuru ajya ashyira mu mafaranga ye abona cyuzemo amafaranga gusa umukecuru barakwereka buke mu gitondo yibutse ko hari igikombe cyo mu mafaranga kandi akaba yahereje umusore inzu yo kubamo. Byatinze yasazerukanka mu kuzerukanka areba icya gikombe kiwe abona harimo amafaranga yahise yiruhutsa. Barakwereka wa musore ayisava yaretse ko umusore wenda ashobora kuba yayajyanye. Byatinze umusore magatumva afata ayo mafaranga tujyane kuri banki uje kuyabitsayo. Byatinze baje hano baza kuri banki baza kwitsa ngatumva kuri nibwo amafaranga yawe haba afite security rwose. Byatinze umusore barakwereka ari kugenda yabonye competition hari y'ama business ideas ako kanya umusore. Byatinze ko yaje kujya muri iyo business idea aza gutsinda amafaranga menshi cyane yagiye kubwira nyirakuru yagiye kubwira uriya mukecuru bagatumva ese waza tukaganira ukuri cyane. Byatinze umusore nundi yakomeje kuza muri library akomeza kwiga byinshi cyane nicyo gihe umusore atsinda amafaranga menshi cyane muri business byose nibyo umusore ariko kugenda yibuka. Ntibyatinze kwereka umusore yaje kugumana na nyirakuru wa Dahi ramgatumva ese ati uyu mukobwa ko namukunze ati ngiye kuzijya nkwanekera basi turetere ugende ushyira umuzukuru wawe kuko nge naramukunze. Byanaga tumva we nta kibazo jya utumpereza ntumushyire niba ufite ubwoba. Byatinze kwereka hano Dami yabaga yibirira ngo ari kumwe na se bice bameze neza iki gihe bari Brameze neza nta kibazo. Byatinze batumva ke ati mwana shyamo umutoma mwiza kuryo byibuze ati n'umuzukuru wanjye aza kubona kabari ni byiza. Byatinze kwereka nyirakuru wa Dami yafataga amabaruwa akayamukira ayo David abaga yamwandikiye gusa yari yamukunze yaramubonaga gutyo gusa biraho ngaho kucyane filime kanko kandi ntayikigucikana. Byatinze kwereka umusore yagiye kubikuza amafaranga yaramaze kubona amafaranga menshi cyane agiye kuyabikuza asanga konti nta kintu kiriho yasa zerukanka ajya kura nyirakuru wa Dami kugira ngo amubaze uko bimeze. Barakwereka arungurutse ahita abona nyirakuru wa Dami ahereje ari nawo umuhungu cyangwa se wa Dami aburamuhereza amafaranga. Byatinze ushaje ngatumva ese amafaranga yagiye kuri konti ko yose yavuyeho nkabona ahereje umuhungu wawe bimeze bite ko warubize imishingana n'imfite. Byatinze nyirakuru wa Dami yasavuga tumva reka ninjira mu nzu ngwereke. Byatinze nyirakuru wa Dami yazanye amafaranga menshi cyane akangarika ngatumva dore ngaya amafaranga yawe turabizi twabikaga kuri konti imwe ati dore amafaranga yawe ntabwo nigeze nyatwara ati ngiye ayo namuhereje ni amafaranga yawe waranyungukiye ati niyo nahaye umuhungu wanjye kugira ngo agende akemura ibibazo afite. Byatinze umusore yumvisha se byatacara agenda yashinje umukecuru ko ashobora kuba yamwigera. Byatinze yahise azanaza kwicara mu kwicaraho barakwega n'undi umukecuru yaje amubwira tumva fata inkweto wambare ati nta nkweto ufite ati nge ntabwo nigeze nkurakaraba umusore we ati byo watekereje wenda byari byo ariko wanyibeshye watinda umukecuru ariko nge ntabwo nakwiba haturabizi rwose ukucyana filime kanako kandi nta gikigucika wa muntu ukora subscribe usige like usige na comment wa muntu kugira ngo ibintu byose bigere neza. Iyi episode ya mbere kuri iyi filime ni muyikunda mumbwire barize episode ya kabiri. Byatinze kwereka umusore nibwo yazaga ibi nibyo umusore yibukaga. Barakwereka nibwo yazaga akazaga atabona umukobwa ari mu nama yageze akazana namukurikiye. Byatinze yisaza tugarutse kuri aya masaha ya none aza kuragiye kuri Dami nyirakuru Dami yasa mwibuka aramuhura ngatumva David umeze neza ati nango kumbuye cyane urebe. Byatinze barakwereka David barakwereka nyirakuru wa Dami yaraje bica batajya kuganira ngatumva yasinye guko ubundi bino bintu bimeze bite guko ati ko ndikona ubuzima buri kuncanga cyane yambwatumva mwana wanjye tuza nugira ikibazo hati we ntukagirira ry'ibyisi nka mukuru wawe kuko nagaba ari byiza cyane urebe yasinga tumva gusa ariko ini cyari mu buzima bwiza ariko yarangambana na data yabonye ko data nta gaciro afite ati baziko no kukiriyo cye batigeze bahagera yambwatumva tuza nugira ikibazo mwana wanjye. Ntibyatinze kwereka hano wa musore David yaraje nyirakuru wa Dami yaramgatumva mwana wanjye nose bimeze gute amakuru y'iminsi urebe. Ntibyatinze kwereka hano nyirakuru yaramgatumva ati umukobwa wanjye rero ati ndagira ngo umushakire umusore bita David ati umusore bita David ati yabeshye mukuru ko ariwe bakundanye nkene ko mugena mugahuza ariko ko kumugena ntabwo byaba byoroshye. Ntibyatinze kwereka umusore yatangiye kubijyamo urebe yaramgatumva ati rwose nkene kugenda ukamuganirizwa mu kuntu gahunda zose zimeze. Rebe barakwereka hano yaraje aza kwicana nyirakuru wa Dami racha batangiye ngo ngatumva hashize igihe kinini cyane rwose ntaza kukurira turabizi narindi mu mahanga ndi gukora ibintu byinshi cyane atari ko gutya nagarutse ati ngiye gukurikirana business zanjye. Ntibyatinze kwereka umukecuru Dami aramubwira ngatumva nyuko ati wagarutse ati se ukansimbura ko ngiye mu kazi urebe ati ko ngiye confidence gahunda ngiyemo. Byatinze kwereka hano umukobwa gusa mukitegereza yahise abona wa musore mustar David uko byabaga bimeze. David yasa mutumira bagatumva nyene ko duhura gusa wabigiyemo byose wabigiyemo byose ni David abwo yasa ahura n'uyu musore wundi
yabeshye ura mukuru ko bakundana byatinze yaraje mugatumva ati uyu mukobwa rero genda urukumva muganire gusa ntagire byinshi cyane uza kumuvugisha urabyumva neza atokore business ngubwiye atakine ugende ugira nka mukundana ashaka kweshya mukuru we ko mukundana yabeshye mukuru ko mukundana kandi ashaka kazabahuza ati rero ngo ayigasopo ura mukobwa umugendere kure kumva uyu musore nawe David yakunze Dami gusa Dami ari gushaka uyu musore arazwi ngo Amina yabeshye mukuru we akundana n'uyu musore gusa kumugera byari bigoye niyo mpamvu nyirakuru yese yifashisha uyu musore kuko afite n'amafaranga menshi cyane kugira ngo amufashe kugira ngo yegere David kandi uyu musore nawe yifuza gukorana na David ko bwije no ko bukeye gusa David yamuhaye gasopo arambwira musore we rero ati ngira kugira bakundana n'ura mukobwa gusa bya fake kugira ngo azabeshye mukuru we ntibyatinze umusore yaraza ku kagare kiwe nta nibice bya danje afite nawe akishakisha arahonga gusa n'umusore mwiza nta ribiryiwe ntibyatinze ko Dami yaraje azana hana karabo okucya mfimu kandi gusa mukuze yaje yitsimbye yaje mu birori hano mukuze mu birori yaje yitsimbye gusa hano harimo na mukuru we kandi sheri we nta nuhari urebe ntibyatinze yakwereka kandi yabeshye mukuru ko bazahura muri bino birori ntibyatinze yakwereka hano wa musore yaraje aza mu ikote ryiza cyane aryambaye amizi nisa nta kibazo afite ukanya bahise bahoberana leta mugatumva mwana ati mbati mukuru wanjye kuze nyekera nawe na mama atubabwire ko dukundana urabyumva neza urebe ntibyatinze bahise barekura mukurekura hasi ngatumva none se ati Dami bimeze biti ati murumuna wanje none se waniwe mishira wawe wajya gumbwira ati rwose uyu ni umusheri wanje urebe byatinze umukobwa gusa yabaye umutekata ariko ndikubona muzi nko budakundana pe yasinga tumva atabwo se bimeze bite ati business zimeze neza ati nabo ati nuvise ko umukobwa wa Danjurenza ati se wajudereza kuri amafaranga ubufite bari kutara brag gusa biraho ngaho urebe byatinze barakwereka hano David yaraje David mukuza wafite amafaranga kangari kayo yasinga tumva umukobwa bati uri umuhanga pe naragukunze ati se wazaje gukora muri business zanjye tugahuza imbaraga ko bya byiza cyane kurushaho urebe ati ndabizi kuri mukuru wa Dami urebe ntibyatinze barakwereka hano baje gukomeza kuganira umusore David yaraje afata wa musore amushyira kunabwa tumva we nakubwiye ntukazajya wugera mukobwa sinakwiyamira kugomeza umufata hiki ati nabwo bagomba kubwabwira ko mukunda utamukozeho ati ndakwiyamira mukobwa nukomeza kumukoraho ati byumve neza kumbuye umusore David akunda Dami wiko ko yahoraga namwandikira n'ubu bari wakaborezanya kuri Dami akabamushyira byatinze barakwereka bakimira kuva mu birori baraje baricara baza kuganira biraje mugatumva ati rwose Lebron reka umubwize ukuri ati byari byiza cyane ati nubwo ati birabyabaye kwa kujya ati mukuru wanje ni byinshi twagiye dupfa ati naramubeshye kugira ngo nanjye mwibyo kora ko mwereke ko mfite umusore mwiza dukundana ati ngerageza uburyo bwose nakugira gusabiza kubura gusanza gusa nyukuru wajye mubwira ikibazo mfite arangije yifashisha uriya David ko afite amafaranga aza kugira ati rero gusumba bare kubona gushyize mu bintu bitari kurimo gusa ngiye byari byinshi numvaga ameze neza gusa kwereka David nawe agacungira hafi yasanga cyangwa tumva we tandukana no mukobwa ajya vuba mutandukane ati atatage mu rugo ntagomba cyane amasaha aho ngaho urebe ni byatinze yahise akibona message zo gatumva ke ugira ijoro ryiza gusa byari byiza cyane nibyatinze gusa mbere yuko agenda se ngatumva fata business card yanjye ati ninyenero zamamagara nacyo twatse tuvugana nta ribi ati nimba ushaka kuzajya ujisha mukuru ati nta kibazo nanjye ndari ku bwawe gusa byose David niwe biri inyuma ntagakene kubona bari kumwe akamara igihe kinini cyane kuko David ahita fani byatinze kwereka Dami yatashye yishimye avuga tumva nyukuzi byabaye ati nwa musore w'inzozi zanjye ati byagenze neza ati cyakora bikoze neza cyane atumva uziko mukuru wanjye yabyemeye we ati kandi tudakundana n'ura musore gusa gusura umusore mwiza cyane ntibyatinze kwereka umukobwa yari afite ibyishimo byinshi cyane gura na David gura n'ura musore Lebron byari sawa cyane ukurikirane byatinze araje hano aje aho bakorera Waraje mukazasanga huzuye abantu benshi cyane akangari kabo ibyatinze hasa mucutra ngatumva mwana hano ati agiye kuza umusitari wa Danje mukobwa asaba gatumva okay nibagiye kuza umusitari hano ati ngiye kubumuye musikora ko nje mukazi ko gucuruza ati hano turakora amafaranga menshi cyane gusa Dami yari umuhanga cyane mu bijyanye no gucuruza bimwe birenze byatinze araje hano atafatisha abantu no atangiye kugurisha ibintu byinshi cyane acuranga indirimbo azo umusitari ugiye kuza hano abantu batangiye kugura ibintu byinshi cyane ukurikire Dami yari umuhanga mu bijyanye no gucuruza birenze byatinze araje ese ko gucunga umuri gucuranga gusa ne gutwereka umustar ubundi ari he ko tumutegereje yamusejya mugatumva nugira ikibazo vuba vuba araje ibyateze kwereka abantu baguze ari benshi cyane uwo munsi Dami yacuruje amafaranga menshi ahakorera bukeye mu gitondo baramushimiye cyane kubwa amafaranga yari yakoreye gusa nako ngeze mu promotinga mu kwanga kumupromotinga kwera ko Dami nta mashuri menshi cyane yari afite byatinze sawa gatumva ko ngomba gusezera ku kazi kanyu byatinze umukobwa yasezeye akazi ka barangije cyaragenda afata ivaze irimo pome arayigendana mu kwigendana yasamagara
yamagaye David ngo tumva se David bimeze gute ati so meze neza ati so wa musore LeBron naza kumubona ukurikire byatinze ko akazi ko ari we bakominikana cyane byatinze David yaraje aza kureba LeBron agatumva LeBron ati ura mukobwa rero namubwiye ko ufite amafaranga menshi cyane kandi ufite business kuri ati rero ati kandi urabizi ntabwo byacamo ako kanya David yaraje ngo atumva mutegura ahantu hose neza cyane ati mwambara amakote muhindure kugira ngo umukobwa naza gusanga ahantu heza amenye ko byibuze ufite na business byatinze ko umukobwa yaraje David byose rakubikora kugira ngo amujijishe kugira ngo byibuze no kwiye umusore ameze neza ntari byatinze yaraje mukuza musanga muri office nziza cyane ameze neza gusa byose ni David ubikoze sanga tumva ese umeze neza gusa David umujinyuka mwica kubera ko akunda umukobwa gusa ntagarabe mubwira be na gakeye yaraje yicara aho ngaho mu kwicara aho ngaho ibyo bikimara kurangira umukobwa akimara kugenda LeBron yeje kwicana na David namgatumva isi y'umukobwa bundi imeze gute ati nabyumvira uramugirira ati siko mbona uramukobwa ameze nka gufite ibyumviro birenze kandi byaratangiye ari ibintu bimeze gutyo gusa icyo nakubwira cyo namukobwa ndamukunda cyane ati cyo nakubwira cyo mwana ujye ugerageza witwara arike kuko nimbona ukwitwara nabi ntago ijyanjye nabi zarangira neza urebe David ntagarabwira Dami kamukunda ahubwo ibintu byose biri kugenda bihinduka ku isegonda. Iyi ni episode ya mbere mw'abantu mwe iyi film niza cyane kuri rwego rwo hejuru, cyangwa se nta kindi kora subscribe wowe usige like usige na comment kugira ngo byose bigende neza cyane. Barakwereka hano nyirakuru uyu musore yaje kureba nyirakuru wa Dama agatumva uriya mukobwa pe sinzi ikintu nakora kugira ngo bashe kumubwira iby'amanaga mutima yanjye. Barakwereka umusore nawe ahari yatinye kwiga kuri business agatumva nanjye ngomba kwiga business kugira ngo ndeko byibuze natera imbere muri business, nanjye nkareba ibyo nakora nkagenda kwitira abandi bantu nkagenda kwitira business zitarizanye kuko bino bintu birambabaza cyane. Ntibyatinze yakwereka hano wa mukobwa aho yari ari mukuru wa Dami yaraje mukuza gusa business yakoraga uriya mugabo washatse nyina yarazi mwatsa azereza umwana we ukurikirana film kandi barakwereka amagana baje muri shopping baje hano mukuza ngabo bose bakwitana amaso bose base batangira kwitunganya neza kugira ngo baguruke bameze neza. Undebere nawe barakwereka hano LeBron yajegerana na Dami nabwo atumva isewe ati ibintu dukoze ara urabibonye. Byatinze batangiye kwisura namwe kubera ko urese yabonye undi mu kubona undi bose batabona amahasi batabitunganya kugira ngo baze kugaragara bameze neza. Batangiye kuganira bavuga atumva ati byari byiza kuba byari byiza gura hari hano gusa byanshimishe cyane. Ati subundi ufite izihe gahunda? Ati hari gahunda ufite za danje? Ati nse nago twasohoka nabyuze tukaba turi kumwe. Undebere yamugatumva oke ati nta kibazo, ati ntange ndahari ku bwawe, ati niba unyene nta kibazo twagina tukagana ntari base okay, witegure rero ati duhuze kugira ngo byose bigende neza. Barakwereka umukobwa yinjiye muri bisi agize ngo agende asezera kuri LeBron ako kanya retse azerekana batumva winsigada ati nago nagirane nyine kuza muri bisi. Ntibyatinze umusore yicaye muri bisi n'ubundi bagenda muri bisi nye bagenda barebana. Ako kanya Dami yasakora mu kiganza cya LeBron kandi wibuke David nagashaka LeBron akomeza kujyana n'uyu mukobwa cyane kubera ko David akunda umusore akunda Dami kuri rwego rwo hejuru. Kwereka umukobwa umusore yaraje yitunga yavuga tumva mwana ati mfite protein ufite guhura n'ura mukobwa ati ngomba kwambara neza nkagenda cyane neza nta kibazo mfite. Urebe umusore yaje yitegura yambara akote keza cyane akodesha n'imodoka nziza cyane kugira ngo asohoke ameze neza nta kibazo afite. Ukurikire yaraje umusore mwiza. Barakwereka David aho yari yasamagara LeBron atumva we LeBron ati witwareke kuri uwo mukobwa ati nkwiyame kabisa, ati nkwiyame niba kwemere gusohokana ati utangiye wice gahunda ati cyo nicyo kintu nakubwira ati uyu nguyu abari umunsi wa mbere n'uwanyuma musohokanye kuko bino ntabwo biri kunshimisha. Byatinze kugesecera mu modoka nziza cyane LeBron yakodesheje ayijyamo mu kuyijyamo. Barakwereka abana baho baramba bavuga batumva mwana mwambari neza ati mwambari neza hati tujye mujye vova mwambari neza atataza kubasanga hano muri abacuti be agasanga mumeze nabi. Byatinze ko yaraje amuzana kuri bacuti aza kwereka abacuti biwe. Ukurikirana byatinze baje bategura two kurya gusa bameze neza nta kibazo bafite. David yasetse muravuga tumva mwana ati ndiko usa neza gusa David akicara kumva nagameze za muri we kureka akunda umukobwa gusa umukobwa akunda ntagaramubwira iby'amanaga mutima kandi yamukunze kuva kera kiri muto amwandikira urupapuro akaboreza nyirakora akabumushyira. Ariko ndebere nawe ahubwo ari undi musore ariwe LeBron urukwegera uramukobwa cyane gusura umukobwa nawe kigaragara cyane muranga mutima ye atangiye kwegera umusore bya danje ukujyana film kandi wowe ntihaje kigucika. Iyi ni episode ya mbere mubona kuri film nziza cyane kuri rwego rwo hejuru. Byatinze baricaye baraganira uramugatumva ese ubundi ati David ati ni byiza ko mwese mbasanze hano mwese muri abacuti ba LeBron ati se mwese mufatanya mu kazi ibintu byose ati twese turafatanya nta kibazo atanga gusa bose ndabakoresha ati riko ati byiza wazagize igihe cyose tukaba turi kumwe. Ntibyatinze kwereka muri iryo joro umusore yarekeje umukobwa kugira ngo amucure nuko mukwegerana umukobwa arambwa atumva ati byari byiza ati twajyanye ibihe byiza ati se basi
hari ikibazo twongeye guhuza urebe. Kandi uyu musore David yaramwiyamye amwatumva sha biragoye cyane, ati ndifuza ko n'ubundi byanjye nawe byarangirira aha ngaha, ati burundu kuko n'ubundi nta kindi kintu rwose ngikeneye. Ibyatinza kwereka umusore yaraje abwira David atumva David rwose nakatura mukobwa nkuko abinsabaga, ati ntabwo tuzongera guhura na rimwe, ati natekereza ko meze neza, ngaho ugenda umubwire iby'amanaga mutima yawe, umubwire ko umukunda ntacyo bitwaye. Ibyatinza kwereka umukobwa hari inama yajemo ya business, barakwereka umusore nawe yari yayijemo mu kuyizamo bayihuriyemo, gusa banga kurebana bari batandukanye. Naga turangije episode yacu ya mbere, mutuzakikona episode ya kabiri, mukore subscribe musigena like.